mubwira uti igihugu kiragukeneye, nahise mubwira uti Imana iragukeneye, nahise mubwira nti uri uw'agaciro, uri uw'umumaro. Ndangije nahise mubwira nti ndumva mfuhiye imyaka yawe, kuko uwampa imyaka yawe nayikoresha iby'ubutwari. Uko byagenda kose afite icyo Imana yamuremeye cyane, afite vibes zimurimo z'ubwami, afite impano itandukanye n'iyanjye. Urumva, kandi izo mpano zose iyo zishyizwe hamwe zishobora kubasha kubaka ubwami bw'Imana. Shalom shalom, ndakwishimiye kandi nongeye kugusuhuza aka kanya. Ndakuraritse kugira ngo wumve noneho inkuru ngiye kuguha. Aka ni akanya k'inkuru, ariko iyo nkuru niba ndahera he, niba ndakubwira nte, ariko ndagira ngo ubyumve neza. Ni inkuru irimo amarangamutima, ni inkuru irimo ubuhamya, ni inkuru irimo ijambo ry'Imana, ya, kandi ni inkuru irimo kumenya no kugira umwanzuro ugomba gufata. Nawe ubwawe nubuza kuba uyumva uraza kumenya nkuyimiriye somo, niba ndikuyemo ese hari uwo nasangiza ino nkuru kugira ngo igire iki imufasha. Inkuru itangiye gute? Ngiye kubona mbona mpuye n'umuntu, ngiye kubanza nkubwira ibyo namubwiye. Maje guhishurirwa iby'uwo muntu namubonyeho, nahise mubwira uti igihugu kiragukeneye, nahise mubwira uti Imana iragukeneye, nahise mubwira nti uri uw'agaciro, uri uw'umumaro. Ndangije nahise mubwira nti ndumva mfuhiye imyaka yawe, kuko uwampa imyaka yawe nayikoresha iby'ubutwari. Niko guhita antega amatwi. Akintega amatwi mba ndamubwira ati umva, wari uzi ikintu gituma umuntu ashobora kumenya ibyo undi muntu akora anatekereza batarigeze babana, batarigeze bahura, gusa ugahita umenya ubuzima umuntu abayemo, ugahita umenya ibihe umuntu ari gucamo. Arongera atega amatwi nanone. Hashize akanya rero nibwo nahise mubwira ati umva rero nkubwire, ikintu kiduhuje nta kindi ni Imana n'imbaraga zayo. Rero ndumva mpatwa cyane kugira icyo naguha n'icyo nagira icyo nkubwira. Mu byo ngiye kukubwira rero ni bya bindi papa wawe atazakubwira, mama wawe atazakubwira, mukuru wawe, inshuti zawe, abo mukorana, abo mwigana, abo mugendana batazigera bakubwira, uretse umuntu wenyine wabihishuriwe, uretse umuntu wenyine wabihawe. Urazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ndagira ngo nguhamagare ngukomeze, numara gukomera uzakomeza abandi. Rero wa wundi wayandi wari turimo nibwo nahise mbona uwo muntu twari kumwe. Ni umusore, ni umwana, ni umugabo, ni umuntu mukuru uwo ari we wese, ariko kuri iyi nshuro yari umwana muto cyane. Niyo mpamvu navuze ngo icyaneza imyaka nk'iyawe. Nambwete rero nyemera mbaze ngo ubuhamya bwanjye mu kanya gatoya. Nibwo nahise mubwira ati nanyweye itabi imyaka 19 yose, natangiye kurinywa ku kigero cy'umwana muto cyane wiga mu wa 2 segonderi, ndivaho nyuma y'imyaka 19. None ndakubonye uracyari umusore, biragaragara ko ukiri kwiga. None kubera iki unywa itabi? None kubera iki unywa ibiyobyabwenge? Si itabi gusa, hari itabi, hari n'ibiyobyabwenge. Ndangije ndamubwira ati rero uko byagenda kose, hagati aho ngaho yabanje arambwira ati ndumva nsinzwe. Wabimenye uti? Atangazwa n'ukuntu abimenye. Arongera ndumva nsinzwe, ndashaka kuba umuntu, nabona umuntu tugendana tukajya dusenga. Abarabimbwiye ndumva nsinzwe, nukuri mba ndi lonely, niyo mpamvu mbikora. Ariko mpita ati ntugire ikibazo, nta kosa ufite, ntabwo ari ibyawe, ntabwo ari we wabyiteye, no kutaruza ukuri. Ndangije namwe rero ngiye kuguha ukuri, urabyumva? Ndangije mwereka uwo ari we, ndamubwira ati reba urungano rwawe, reba igihugu kiragukeneye, reba umuryango wawe uragukeneye, reba ubwawe urikeneye, ukeneye kuzasohoza icyo Imana yakuremeye kuri iyi si. Kandi ibyo uri gukora uri kubikora uzi ngo ni byiza, ariko nawe si wowe, ni umubiri uri kubiguhata, uri kubigusaba. Ndangije namubwira ati ubwo yabinkuyeho wowe ntiyabigukuraho?
ya umwana barambwira ati yes birashoboka. Nanjye namwe ati rero ngiye guhita nkora ikintu cyihuse cyatuma ubyumva mu kanya gato kandi bikakugirira umumaro. Nuko mba ndamubwira ati rero nabanje kwizera, nizera Imana irangije inyigisha ubwiru bwayo, inyigisha n'ubwenge bwayo. Yabinyeretse ite rero? Yarambwiye ati iyi mibiri twambaye ni ingoro z'Uwiteka. Ubwo ari ingoro y'Uwiteka, ingoro ya mwuka w'Uwiteka, w'uyu mwuka duhumeka. Ese birashoboka ko twafata uyu mubiri tukawushyiramo ibicaniro, tukawushyiramo umuriro? Umwana atangira gutangara no kubyumva. Noneho ndamubwira ati ibaze uramutse ugiye mu rusengero rwiza waba uzi, namuhaye urugero rw'iwacu aho nsengera arahazi. Ndangije ahita ambwira, ndamubwira ibaze ngiye nkafata inkwi n'amakara nkacana umuriro nkacanira mu rusengero rw'Uwiteka. Urwo ni urugero rufatika, inzu nyanzu y'amatafari. Ariko arangije nibwo nahise musobanura, ndamubwira ati ibaze noneho gucanira mu mubiri w'Imana, twabana b'Imana twarimwe mu ishusho y'Imana. Ibaze guhora ncaniramo kandi ari inzu ya mwuka wera, ari inzu y'Uwiteka. Ndamubwira ati ibyo zari imbaraga zatumye mbihishurirwa, nkahishurirwa ukuntu bikora. Ibaze kwinjira, niba nubaha Imana, niba nyikunda, nkatangira kwitesha agaciro gutyo. Umwana mbona atangiye kugenda abyumva. Ndamubwira urugero rwa kabiri. Urwa kabiri ari narwo nsorezaho, ntabwo tuzabirangiza, nzahora mbibabwira. Urwo rugero rwa kabiri rero rwavuga gute? Nambwe ati hari urugero rumwe, ni ukumenya Yesu Kristo, tukamenya uwo yari we, tukamenya ubutware bwe, tukamenya ibyo akunda, tukamenya n'ibyo yanga. Yes, noneho iyo tumumenye kandi twaranamwizeye, ni handi tumusaba ngo aze abe muri twebwe. Ntabe akiri njyewe Francis cyangwa wowe ushyiremo izina ryawe, nurangiza ntabe akiri wowe uriho, ahubwo aba ari Kristo muri twebwe. Ibaze noneho Yesu Kristo ukorera muri njye, kuko njyewe navutse ubwa kabiri, ndi cyaremwe gishya. Ibaze Yesu Kristo muri njyewe. Ese Yesu Kristo muri njye yagenda akagura kakana kayanywa, yarangiza akakishyiramo? Yesu Kristo yabikora? Ese Yesu Kristo muri njye yagenda akagura isigara yarangiza rero iyi niyo ntwaro Yesu Kristo yampaye, kuko nanjye ubwanjye niyo yankirishije. Nihutiye kuyitanga, nzakomeza nyitanga, nzakomeza nyihishura. Irakora iyo umuntu akunda Imana koko, iyo umuntu koko yumvishe ko ashaka Imana mu buzima bwe, urumva birakora. Iya gatatu namubwiye ari nayo nsorezaho nkahita ndangiza, nubwo n'iya kane nayigwa n'iya gatanu, ariko umva iya kane nahise mubwira ati inshuti mu bikorana zirakubeshya. Ahantu ujya amarangamutima wumva ushaka kwemeza igituma ubikora, kumva uri wenyine, namwe ati ibyo byose birakubeshya. Izo nshuti mbi mugendana zirakubeshya. Aho hantu bikorera n'iyo myaka birakubeshya byose. Ubashije kwegera imbere gato wakicuza cyagiye cyatakaye. Nanjye namubwira ati rero genda ugire ukora iby'umumaro kuva uyu munsi wa none, ukore ibintu bizatuma uba wifuzwa, bizatuma ugira ikintu ubitse. Babandi bari bagiye kugutera icyizere ahubwo babe abakugarukira. Uyu mwana Imana nidushoboza, ntabwo biba wenda hari igihe byahita bikora, n'igihe ariko bizakora. Icy'ingenzi imbuto yatewe kandi Uwiteka kuyikuza azayikuza. Tuzabaho ubuhamya. Ngaho rero nimukomeze ugira umunsi mwiza. Niba ubona bino bintu byakora, ubyizeye umubwire uti aze twizere Imana kandi dushyire mu bikorwa. Shalom shalom.